akenshi batubwira ko umwanzi wawe ari inshuti yawe ya hafi, ariko bigeze mu rukundo biba ibindi kuko akenshi inshuti yawe ugisha inama akenshi kubwira ibintu bitandukanye byo kuruka umukunzi wawe kubw'inyungu runaka. Usanga rimwe na rimwe akubwira ko mwatandukana kandi mu by'ukuri we rwose ashaka impamvu ko mwatandukana koko maze amwifatire. Uyu munsi rero tugiye kureba filime y'umukobwa wagerageje kugambanira inshuti ye Magara kugira ngo amutware boyfriend. Ese byarakunze? Akenshi hari igihe bavuga ko urukundo rutsinda. Ese kuko iteka niko bigenda cyangwa hari igihe rucika intege? Ntucikwe, ikaze. Dutangiye filime yacu tubona umukobwa uri mu bwiherero afite igikoresho test de grossesse. Gusa ibigaragara aho kugira ngo uyu mukobwa yipime reba ibintu ari gukora, ari gufata ikaramu agacishaho uturongo kugira ngo agaragaze ko atwite. Ese biraza kumuhira? Gusa hagati aho haba hari umuntu uri kumuhamagara ati come on Jessica. Biba bisa nkaho uyu mukobwa yitwa Jessica. Gusa umukobwa nibwo akomeza kuvuga ati tegereza mukundwa. Bisa nkaho uyu muntu ari kubwira ari sheri we. Ese ibi bintu biraza kumugwamaho? Reka dukurikire turebe. Umusore nibwo akomeza kugira ati rwose mukundwa ndakwinginze gira vuba ati wituma ngomeza gutegereza. Gusa mu gihe ari muri ibyo urugi rurafunguka maze akabona Jessica arasohotse, nawe agatungurwa maze Jessica akamwereka ya test de grossesse akamubwira ati congratulations, ati bu rwose ugiye kuba papa. Gusa umusore agwa mu kantu ati iki? Ati ubusobanuro ndakora iki? Jessica niko amubwira ati iki? Ati ugiye kuba umugabo wanjye. Rwose akabivuga ari nakanamwegera muyambira. Gusa umusore aramubwira ati hoya ntago bikunda. Ati mfite Sharon. Ari nakamwereka ifoto ya Sharon muri telefone. Agakomeza avuga ati rwose ibi ntago byashoboka, ati kandi rwose nkwiye gufata telefone hagati aho bamuhamagara. Gusa Jessica nibwo yibona rwose akazabiranwa n'uburakari ndetse agahita amwaka telefone avuga ati hoya, ati ngiye kuvugana nawe. Umukobwa nibwo akomeza kumbwira ati umva rwose ndarambiye guhora mba namba 2. Karabaye. Ati wenda kuva ubwo kuva hari umwana, ati ndakeka ko ibintu bigomba guhinduka. Gusa umusore agomeza kumwihanangira amubwira ko rwose atasiga Sharon ko bitakunda, ndetse akamubwira ko rwose bakwiye kuba bareba ikindi kintu bakwiye kuba bakora ku kanya, wenda nko kujya ku bitaro nyine. Urukumva umusore icyo yashaka kuvuga, wenda ari yashaka ko wenda inda yavamo. Gusa umukobwa mukankamira kure cyane akabwira ati ibyo nibyo uri kuvuga, turi gute watinyuka kuvuga ibyo bintu? Ati buka David, ati wagomeza giteka ryose uvuga umwana igihe cyose. Uyu musore biba bisa nkaho yitwa David. Gusa aramubwira ati ndabizi ariko meze nkaho rwose nabaye shocked, naguye mu kantu. Ati kandi rwose nabaye confused, naguye mu rujijo. Umukobwa ati tubura kumbwira ko wabaye confused rero. Ati rero reka ngufashe kubyumva. Ati ufite amahitamo abiri, ati njyewe n'umwana wacu cyangwa se ingirwamugore yawe. Karabaye. Ariko hagati aho ndatekereza ko amahitamo agaragara. Ati rero ndatekereza ko wabitekerezaho David abura uko yabigenza akavuga ati okay, akabyemera. Ese David biraza kugenda gute? Gusa mwibuke ahantu twatangiriye mu bwiherero. Ese uyu mukobwa ashaka kugira kuki? David nibwo amwegera akamubwira ati humura ndaza kumuvugisha. Umukobwa aterega nari mbizi kudukunda. Ati kandi kudukunda kurusha rwose uriya mugore, ndetse akabivuga rwose akora akunda umugabo. David akamubwira ati rwose ati ndabakunda. Ni byabe nyine bavuga mu Kinyarwanda ngo ubuze uko agira nyine agwa neza. David aramwegera atangira kumusoma. Ese uru rukundo ruzashoboka? David nibwo amubwira ati rwose mfite kugenda. Nibwo afata telefone maze akamubwira ko rwose bashobora kuza kubonana hanyuma. Uyu mukobwa rwose asigarana ibyishimo byinshi, biba bisa nkaho rwose atsinze igitego cy'umutwe cyane rwose. Ese amaherezo araza kuba yahe? Barakwereka ku rundi ruhande David ari we mu rugo rwose ari gupakira buri kantu kose. Gusa umugore nibwo rwose aturuka inyuma akamubwira ati mukundwa, ese burya wageze mu rugo? Atunyanganire kuba nakereweho. Rwose akayivuga ari nako rwose yegera David mu byishimo byinshi nyine nk'umugore wishimira umugabo we. Nibwo atangira kumubaza ati ese hari aho waba ugiye? David gusa nyine nawe aba yirakajwe akabwira ati rwose ndagiye. Ati rwose ngiye kuva muri iyi nzu ku byiza bitaraba bibi. Umugore agwa mu kantu
atumva atuvuze ngo iki. Umugabo nibwo avuga ati zumve Sharon, ati hagati yanjye nawe birarangiye, ati rwose ubu ngubu, ati ndagusize ntabwo nshaka gukomeza kubana nawe, ati rwose ubu ngubu ndagiye. Umugore nibwo yagwa mu kantu ati ngakutyo se ko kuri serie, ati ese byagenze gute David, timkiza ukuri, ati twaturi umuryango wishimye kandi mwiza. David nibwo amuseka cyane rwose ngo ati umuryango nyabaki, ati rwose mbabarira cyane, ati ese wari wumva basi utwana dukina ahangaha, basi hari n'ibikinisho by'abana ubona ahangaha, ati ese utekereza ko bishimishije cyangwa bitanga ibyishimo, ati cyangwa ahubwo biteye agahinda kandi biranababaje. Umugore nubwo buri ati rwose wirengera. Umugabo ati oya, ati ndarambiwe, ati ariko hagati aho reka nkwibutse impamvu bimeze gutya, ati nuko utashobora kubsa ibyo bivuga ari nakamwereka n'ibipapuro rwose bigaragaza ko rwose umugore atabyara, ndetse rwose akimutera mu maso ngo ati nawe irebere. Gusa mwibuke ibi David ari kubikoreshwa n'uriya mukobwa wa kabiri, wibuke ko akunda umugore we byimazeyo, gusa nta kundi yabigenza kuko uriya mukobwa yamurangije kumubeshya ko rwose amutwitiye. Ese ibintu bizagenda bite? David gashenya urugo rwe kandi n'uriya mukobwa adatwise. Ese David umunsi azamuvumbura bizagenda bite? Reka dukurikire filime turebe. Umugore afata igipapuro nibwo amubwira ati rwose mukundwa, ati nanjye ibintu birambabaza, ati ariko ndakwinginze winsiga, ati rwose ndakubwiza ukuri nta challenge n'imwe yadutera ubwoba. David nibwo amurebana umujinya ati there is no us, nta twebwe bahari, ati kuri urupapuro hari izina ryawe wenyine, ati rero uhangana nabyo. Ati rwose akabivuga ari nako rwose afata ivarisi yisokera amubwira ati rwose reka nigendere. Ese Sharon arabigenza gute? David ari narenga rwose. Sharon agihamagara ati David wanyumvishe. Iyo hano nta kundi yabigenza uretse guhama hamwe agatuza. Gusora kwika ku rundi ruhande, Sharon bisa nkaho hari umuntu yaje kuganira nawe amubwira agahinda ke. Rwose nibwo akomeza avuga rwose ko rwose akeneye umuntu kuganira nawe kwende yaruka mu mutima. Nibwo uyu muntu rwose amuhereza icyayi. Ese uyu muntu ninde? Reba we, ni Jessica wa mukobwa umutwaye umugabo. Nibwo rwose amwibwirishwa nk'umuntu umufitiye umutima ati rwose nta kibazo, ati kandi turi inshuti z'akadasohoka. Sharon nibwo akomeza avuga ati rega birababaza cyane, ati nge ntekereza ko byibuze wenda yahindutse mbere y'uko iteste ikorwa, ati kandi ikindi ndatekereza wenda akashobora kuba afite undi muntu wenda ku ruhande. Jessica nabwo ati oya, ati ndabizi, ati David nta wundi muntu ku ruhande yagira, ati wenda hari, ati ntago mwaremewe kubana. Umva sha, umva ya shuti. Akomeza amubwira ati ariko ibuke uramfite, ati rwose nta kibazo wagira mpari, ati mpari ku bwawe. Sharon nibwo amubwira ati rwose urakoze cyane. Jessica nibwo amubwira ati wenda hari twafata ibintu bikaze kurusha ikawa, murabyumva. Bari bagiye kwiyahuza amayoga. Sharon kuko rwose bafite agahinda n'umubabaro, nibwo amubwira ati rwose nanjye nabikunda, wenda hari nakwibagirwa. Nibwo Jessica rwose ahaguruka akajya kureba icyo kunywa. Ese biragenda bite? Sharon nibwo agira gutya kwegura umusego, yareba akabona ekuteri neza z'umugabo we, yazikubita amaso agatungurwa. Nibwo azifata rwose akazihengura iruhande akazifungura akabona n'iz'umugabo we tu. Kugira ngo abyemere neza noneho nibwo afata telefone ye, murabyumva nk'umuntu ubana n'umugabo we, Bluetooth kuri ekuteri hariye muba mwarazihuje. Nibwo rwose afata za ekuteri ashyira kuri telefone ye rwose agikubitaho telefone la receiving. Bigaragara ko izi ekuteri kuko ari iz'umugabo we. Ubu ni hagiye gushya, reka turebe. Nibwo Jessica rwose azazanye rwose inzoga mu birahuri, maze Sharon nawe rwose akiyoberanya agahita afata za ekuteri akazishyira mu mufuka nkaho nta n'icyana abaye, maze agahita abwira Jessica ko rwose ari kumva atameze neza, tiki icyaba kizabwo yari uko yahita yitahira akigendera. Ako kanya arahaguruka akigendera. Jessica ayoberwa ese bigenze bite, ariko nyine reka aravuga ati ibyo ntabirenze, agafata rwose za nzoga yarazanye zose akazinywera. Barakwereka Sharon agahinda karamurenze, yicara arira, kurya byamunaniye. Basi agerageza no kujya muri telefone ngo arebe ko basi yagerageza kwibagirwa ariko bikanga.
ari kureba muri telefone areba amafoto ye rwose na David, ibihe byiza bagiranye, ariko amarira atemba. Gusa akiri muri ibyo telefone irasona. Ese ninde umuhamagaye? Dr. Carter. Sharon nibwo afata telefone yarangiza avuga ati rwose Dr. Carter, ntago byakunda ko tuvugana, ibi ntago ari ibihe byiza byo kuvugana. Carter nibwo amubwira ati oya rwose, ati birihutirwa cyane, reka mbikubwire, ati rwose nifuje ko nanakwihamagarira njyewe ubwanjye. Nibwo Sharon amubwira ati mbese ni ikihe kibazo cyahabaye? Dr. Carter nibwo amubwira ati biragoye kubyizera, atari kuri ni twavanze ibisubizo. Ese ibisubizo ni ibihe? Agakomeza amubwira ati rwose rero ibyo bivuze ko rwose ushobora kubyara. Bigaragara ko muganga bya bisubizo byasohotse bigaragaza ko uyu mugore rwose atabyara, byivanze bakamuha ibitari ibye. Sharon aratungurwa ati ibiki? Ati ibyo ni biki uri kuvuga muganga nibwo akomeza kuvuga ati rwose unyihanganire, nzi ko rwose ibi bintu bitagakwiye, atari ko rwose ndakwinginze gusabye imbabazi. Ati kandi ndakeka n'amakuru meza kuri wowe, ati rwose ndakwinginze uce inkoni zamba, ati ibingibi ntubishyire ahagaragara, ati kuko nanjye nahanwa. Sharon nibwo amubwira ati rero kuva bimeze gutyo, ati nanjye nkeneye ikiguzi cyabyo, ati nkeneye ko nkorera test nkongera nkakora test none ukubona. Ese ibi bintu biragenda bite? David yasize umugore azi ko atabyara, none tubonye ko umugore abyara. Wibuke David yasanze umukobwa Jessica amubeshya akatwite. Jessica ntande hari. Ese ibintu birarangira bite? Reka dukurikire filime. Barakwereka ku rundi ruhande Jessica bari kumwe rwose na David. Nibwo abwira ati mukundwa, ati ese kuki watumye tuza aha? Ati ese ubundi ndi kumara iki ahangaha? David nibwo amurebana n'urukundo rwihishe akamubwira ati umva mukundwa, ati ihangane, ati bambwiye ko ngomba kuzana n'umuryango wanjye, ati rwose ihangane, ndatekereza ko bitarenze segonda maze twigire mu rugo. Jessica nibwo amubwira ati umuryango, rwose bagahita bishima. Rwose ari nakakomeza kumubwira ati rwose nanjye ndishimye ko rwose turi babiri bari hano, ati nako batatu, rwose umuryango wuzuye. Gusa bakiri aho ngaho umuganga araza akamubwira ati rwose David twakoze kuza, ati rero ndakwinginze tega amatwi, kuko nshaka kurasa ku ntego, kuko bisa nk'aho amakuru atari meza cyane. David nibwo ahindukira agatangira kureba Jessica. Ese bigiye kugenda bite? Ese baje gukora iki kwa muganga? Muganga nibwo abwira David ati rwose twagomeje gukora test, turongera turatestinga, turongera turapima, atariko ibisubizo byerekanye ko atwe David ntabwo ushobora kubyara. Karabaye. Bisa nk'aho impamvu David na Sharon batigeze bagira umwana, ikibazo ntabwo yari icya Sharon, ahubwo ni David wari ufite ikibazo cyo kutabyara. None byarangiye David ataye umugore we wamwihanganiye, asanze habara. Ese ibintu biragenda bite? David biragenda bite? Ese ariyahura? Reka turebe filime. David nibwo abwira muganga ati ibyo ntabwo bishoboka muganga. Muganga nibwo ati rwose nyahanganira, ari nako nigendera. Gusa David aramubwira ati oya turetse kugenda. Ati ntabwo ubyumva we muganga, ati rega umugore wanjye aratwite, ati ibintu ushobora kuba ari amakosa mwakoze. Muganga nibwo ati rwose tumva David, ati ibintu byakozwe neza, ati nabikoze ndongera mbisubiramo ndanacekinga njyewe ku giti cyanjye, ati rwose turi mu kuri 100% kutabyara. Ati rero, ati njye nagiye, reka mbasige mwe muri babiri musigire mu biganira. David nibwo buri cyakora akabura inama n'ibyuma no gutera intambwe bikamuyobera. Nibwo yareba Jessica mu ijwi rituze akamubaza ati ese wansobanurira? Ati ntabwo ndi kubyumva. Jessica mu kudidimanga ndetse n'ubwoba bw'isi atumva, ati mukundwa, ati rwose nagushatse igihe cyose rwose kuba wanjye nkakwiharira igihe cyose cyashize, ati kandi nanone nifuje ko nyine, ati nyine naterwa inda nkawe basi nkagutwitira. David nibwo amwiyakambira ati umva ndeka, ati ntabwo wakwikora nkuri ibi bintu nk'ibi ngibi. Jessica nibwo rwose yizera undi bushya rwose, amureba n'agasuzuguro rwose nanamwishonguraho.
atirega n'ubundi nta nubwo nari nzi ko turi ikintu agazi kitabyara. David nibwo ambwira ati ntabwo kuvuga ko ntabyara, ati warambeshye, ati wanyibye ku inshuti yawe. Jessica nibwo ambwira ati rega ngibyo ntabwo mbyitaho, ati kandi nta n'icyo avuze imbere yanjye, ati nakubwije ukuri, ati nawe rwose pe, ati nawe ntacyo umbwiye. Wari umukunzi, ati icyo nashakaga yari ubuzima bworoshye iwawe kuko uri umukire. Amafaranga azarikora. Nibwo David umujinya umurenga avuga ati rero ubutunzi bwanjye ntabwo ukwiriye, ati mvira mu maso uri kuntera iseseme. Nibwo atangira kuvuga ati rwose, ati byaragaragaye mu gihe ari muri ibyo ngibyo, nibwo rwose umugore we wa mbere aturuka inyuma Sharon akabwira ati yego David, ati kuko byaragaragaye, ati ariko ntabwo ari njye mpamvu, ati rero ati niyo mpamvu tugiye gutandukana. David sarabiyenza gute? Kabuze intama n'ibyo n'umugore wa mbere akaba mwanzi. David arabuwane. David nibwo ahindukira ati ndakwinginze Sharon, ati urabizi ko Jessica yambeshye, yangize ikigoryi, kandi urabizi ko nahoze ngukunda. Nibwo Jessica abona n'ukuntu bari kuganira rwose, maze umujinya ukamurenga, maze agahita yikubita agasohoka. Gusa Sharon agomeza abwira David ati oya ntabwo bizakunda David, ati we waribeshye ku giti cyawe, niwe wihinduye umuswa, ati kandi niwe wibeshye, unibeshya ku isi yose gukunda, uriyemera urarenza, ati icyo wankoreye ni ukumbeshya gusa, ati nawe nyine icyo yagukoreye yarakubeshye, ati iteka ryose naragukundaga, ati icyo nari nkeneye yari urukundo rwawe, ko wongera ukankunda nanjye, ati nta kindi. Nibwo rwose David anapfukama akabwira ati rwose Sharon ndakwinginze, ati urabizi ndagukunda, ati basi mpa amahirwe ya kabiri, ati nukuri nabigenza neza, ibintu byose byajya mu buryo, ati rwose ndumva nkumbuye kuba twaba turi babinge nawe turi kumwe. Sharon nawe nibwo museka akabwira ati umbabarire cyane David, ati nta twebwe ukundi, ati rero tugiye gukora divorce. Niko rwose amukubita ibipapuro maze akamusiga aho ngaho akagenda. David abura uko abigenza, isi ikamwikaragiraho. David ubuzima bwe bukarangira gutyo, ntiyasubira kwa Sharon, amuhaye divorce. Jessica nawe yaramumamya mu mama urukunda mu mama ko amutwitiye. David abaye igicibwa, David abaye wenyine. Ni nako gafilime kacu kagenze. Ndabakunda rwose, ni wakunze iyi filime ndakwinginze kora subscribe niba utarayikoze.